ahari inkambi z'abanyekongo aho ugiye kubahereza umwanya kugira ngo bifurize inshuti n'abavandimwe Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Tukaba rero tugiye guhera ku nkambi ya Mugombwa, iyi kabiri mu karere ka Gisagara, hanyuma turaza gukurikizaho inkambi ya Kigeme, aha ngaha ni mu karere ka Nyamagabe, nayo ni inkambi irimo abanyekongo. Nitwa Nengeri Mpumu, tuye muri Mugombwa. Ndifuriza Juliye Noheli nziza na Musomyi na Kadari, bazagira Noheli nziza umwaka mushya bari muri Amerika. Nitwa Gatamba Munyakazi, ni mu nkambi ya Mugombwa. Ndifuriza Noheli nziza marume uri muri Amerika. Nitwa Sedi Giyusi, namwifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire, ndi kumutashya cyane n'umugore n'abana. Nitwa Kongomani Bajosi, kambere mu nkambi ya Mugombwa, kaba narahunze nturutse ahantu hitwa Ibishusha, lokalite Gicanga, collectivité Brito, zone Rucuru, region Goma. Kaba narahunze, kaba ndi hano. Aha nkambizi nari mfite abavandimwe nahungiye basigayeyo. Hari Ntezire mva mwene Matata ndamusohotsa agira ubu Noheli nziza. Hari Swart nawe agira Noheli nziza. Ito umwana wanjye witwa Shukura agira Noheli nziza. Nkagira mwene mama uri hanze muri Amerika Kaberuka agira Noheli nziza. N'abandi bavandimwe bose n'abakarisa bari hanze bagira Noheli nziza, Imana ibahe amahoro. Je nitwa Habimana Antoine, mvuka muri lokalite ya Burungu, groupement Bashari Kaembe, collectivité de Bashari, zone de Masisi. Nkaba nifuriza abagenzi banjye basigaye hakurya muri Kongo amahoro na Noheli nziza, barimo barumuna banje, bene data, abavandimwe bandi twari duturanye bose, nkabifuriza amahoro meza, Imana ibarinde bagira umutekano n'amahoro. Nitwa Mukansanga Judite, terereye mu nkambi ya Mugombwa. Ndifuriza umwaka musha umutware wanjye uri muri Kongo, ndifuriza umwaka musha murumuna wanjye uri muri Kenya, tuzasangire umwaka musha muhire. Nitwa Clementine Bugenimana, mbere na mbere ndasuhuza umugabo wanjye Ndayisaba Jean de Dieu uri mu Bwiza muri Kongo, ndasuhuza umwana wanjye witwa Mwiseneza Jackson, ndasuhuza musaza wanjye uri muri Mozambique witwa Olivier, ndasuhuza musaza wanjye uri mu Ruhengeri witwa Mansue, ndasuhuza Mamudogo uri mu Ruhengeri, ndasuhuza n'abana banjye bose turi kumwe mu nkambi ya Mugombwa, ndasuhuza umuturanyi wanjye witwa Mama Jori na Mama Honore na Mama Ketia, n'abandi bose ndabasuhuza kandi ndabifuriza umwaka mushya muhire, uzababere w'ibyishimo n'amahoro. Zana banyita Nshimiyimana Irankunda, nkaba ndi impunzi yo mu nkambi ya Mugombwa, akarere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Yes, ndifuriza Noheli nziza n'umwaka mushya muhire uyu musore bita Gadi n'uyu musaza Papa Murisa, ndetse n'abakongomani muri rusange, cyane cyane impunzi ziri mu gihugu cy'u Rwanda. Amazina ni Mazo Chesiane, amereye mu nkambi ya Mugombwa. Abansuhuza umubyeyi wanjye uri muri Kongo, ndasuhuza n'abandi bari muri Amerika. Amazina yabo ni Bashangazi, amazina yabo ni Mugeni, Makaza Mukamusoni, Kaza na Muja w'Imana. Abose ndabasuhuza mbifuriza umwaka mushya kandi na Noheli nziza. Nitwa Ishimwe Marcele, nereye mu nkambi ya Mugombwa, nifuriza Noheli nziza muyomba uri Kigeme witwa Jereve. Nifuriza Noheli nziza niyo muri Mahama witwa Danis. Murakoze. Nitwa Mutabazi Fabrice, abamperereye mu nkambi ya Mugombwa, akarere ka Gisagara mu ntara y'Amajyepfo. Abansuhuza abanyeshuri twigana bose, harimo Honore, Prince, Solange n'abandi bose.
nitwa Muhire Innocent, ntuye mu nkambi ya Mugombwa, nkaba ntuye muri karite ya 4. Ndasuhuza inshuti n'abavandimwe bari hirya no hino, ndifuriza amaheri nziza badateka mose, ndifuriza Akariza Esperance n'abandi bavandimwe bari hirya no hino abashije kubakoze. Nitwa Gasheje Aimable, ndifuriza amaheri nziza papa uri Gisenyi. Nitwa Innocent na musaza wanjye wagiye ku mashuri Jacques, aho ndamwifuriza amaheri nziza na papa nako na teacher Xavier, ndamwifuriza amaheri nziza. kandi ijwi rya Amerika iri mu nkambi ya Kigeme, aha ni mu karere ka Nyamagabe. Tukaba tugiye guhereza umwanya impunzi ziri muri iyi nkambi kugira ngo zifurize inshuti n'abavandimwe Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Nitwa Uzamukunda Solange, kabamba hano mu nkambi ya Kigeme muri Kongo, nkomoka ni Burungu. Nkaba nifuriza umwaka mushya muhire umuja w'Imana Rubagiza utuye muri Amerika, bifuriza umwaka mushya muhire. Nifurije n'abanyamahama harimo musaza wanjye Nyakazungu n'uwitwa Jani, bose nkaba mbifuriza umwaka mushya muhire, tuzawurye ntukavure. Amazina nitwa Bingiro Justin Gatete, niyo mazina yanjye nahawe n'ababyeyi. Papa wanjye yitwa Gatete Mashanjire, mama akitwa Nyiramutesi Rachel. Bakaba ubu ngubu bari mu nkambi ya Mahama, nubwo njyewe ndi Kigeme Camp. Nkaba nifuriza by'umwihariko directeur wanjye wayigishije Mbanza Kase, aho ngaho kuri Institut za Trompette muri Kongo, aho nkomoka Kichanga, mtoto wa Kichanga. Mazina yanjye ni Mugwanashyaka Tumusifu Christian, nkomoka muri Kongo Kinshasa, muri zone Masisi, muri Kivu y'Amajyaruguru, aho bita mu Rubaya. Ndi impunzi hano ku Kigeme, nahunze mu 2012. Tukaba tumaze imyaka 10 turahanga. Mbere na mbere ndabanza kwifuriza Noheli nziza ababyeyi banjye, harimo mama wanjye Njara ndetse n'abarumuna banjye ndetse na papa wasigaye muri Kongo uherereye i Gatoyi. Nitwa Wasime Rivere, nkaba nturuka mu nkambi ya Kigeme, nkaba nifuriza umwaka mushya shangazi wanjye wa muri Amerika witwa Rubagiza, n'undi utuye Gisagara witwa Iradukunda Beatrice. Nitwa Ndahiro Augustin, nkaba nkomoka muri Kongo, muri Nord Kivu i Masisi, ahazwi nka Ngungu i Mulani. Muri makeya ndifuriza Noheli n'umwaka mushya muhire umuryango wanjye, ababyeyi banjye, bashiki banjye ndetse na mukuru wanjye uri muri Kongo, aho ari Imana murinde, ndabizi ko ameze fresh. Ndamwifuriza umwaka mushya muhire. Banyita Shema Prince, muri Kongo aho nkomoka ni Burungu. Nkaba nifuriza Noheli yomba wanjye uri Mahama bita Ngendahayo John, na tate wanjye bita Gatera Phineas, n'inshuti zanjye bita Manodi Mbyirukira Emmanuel na Gasore Amini na Fabrice Mahombi. Ni kubasuhuza mbifuriza umwaka mushya muhire, murakoze. Nitwa Uwase Confiance, ntuye hano ku Kigeme niho mba mu nkambi. Ndi gusuhuza mama dogo wanjye utuye muri Amerika n'umuryango we witwa Iribagiza Muja w'Imana. Ngasuhuza bamwe inshuti n'abavandimwe bari Mahama, nkaba Muhire Joseph n'abandi bari hirya no hino, murakoze. Nitwa Kabanda Olivier, nkaba papa wanjye yitwa Abimfura Zakayo na mama yitwa Nyiramutuzo Mazaire. Ndifuriza papa uri muri Kongo ahantu yitwa Igicanga, abamwifuriza Noheli n'umwaka mushya muhire, n'abandi bavandimwe banjye bari hano muri iyi nkambi ya Kigeme n'ababyeyi banjye, murakoze. Reka muteskere manze, nkaba ndi gusuhuza Muyomba utuye muri Kongo Gatoyi witwa Birinda, mwifurije umwaka mushya na Noheli, murakoze. Izina yanjye ni Kumutesi Sandrine,
nkaba naturutse muri Kongo y'Imasisi, nkaba mpeza Noheli Sifuri muri Kongo na papa bamwita Twizere Gaterura, nkaba ndi kumwohereza umunsi mukuru na Noheli nziza. Murakoze. Nitwaje neza Feza, naturutse muri Kongo, ndi kwifuriza umwaka musha umudogiteri wanjye yamvuye witwa Butoto. Murakoze. Byukusenga Christian, nkaba naraturutse muri Kongo Gicanga, nkaba ndi gusuhuza inshuti zanjye zikiri muri Kongo umwaka musha muhire. Umwe witwa Ntemuka Desire, n'undi witwa Obama, n'undi witwa Sharon. Murakoze. Koze amazina nitwa Shukuru Alphonse, nkabandwi ku izina rya Stenton. Hano mu nkambi ya Kigeme, nahunze nturutse muri Kongo Kinshasa, muri Nord Kivu Imasisi ahazwi nka Bihambwe. Mu by'ukuri ndifuriza umuryango wanjye umwaka mushya, ndahera kuri madamu wanjye n'umwana wanjye, ngakurikiza ababyeyi banjye, ngakurikiza inshuti n'abavandimwe nasize muri Kongo, by'umwihariko umuvandimwe wanjye twaje kuburana ubwo twahungaga witwa Modeste. Ndamwifuriza umwaka mushya kandi ndiza ndashidikanya ko Imana ikomeje kubana nawe. Inshuti twaduturanye, abitwa ba Janvier twaduturanye mu Gisuma, abitwa ba Mukamana n'abitwa Bandagije, ntibagiwe ndetse n'inshuti zanjye tubana hano muri ubu buzima bw'ubuhunzi. By'ukuri usanzwe nkaba ndi umuhanzi, nkaba nifuza kubatura indirimbo. Hakuna furaha kwenye refugee campo, wengi wanateseka maisha kwa oni mbaya, kupata chakula vigumu baba wasaidie. Njaa inauma watoto kwa oni machozi, kwenye baba kwenye mama vijana ni vile wanaweza cha kutenda lakini wakakosa. Nzambe pamba nao, kwa sababu wote wanataka rudi kwao na kuonesha kila kona za dunia zote kuwa nazo zilinde hili zipata mani. Nazunguka mitahani mbalimbali Kempo, Kigeme, Mahama, Nyabiheke na Mugombwa, bila kusahabu ya pale Gihembe. Hapa hapo telefiji hazina fefu nefu. Mwenzangu tulia, acha kulia, Mwenyezi Mungu anakujua, shikama bila oga, wewe kuwa na tabali. Amazina yanjye ni Rwanashika Olivier, nkaba nkomoka aho bita Masisi Nord Kivu, aho bita Bihambwe. Nkaba nifuriza inshuti n'abavandimwe umwaka mushya muhere babere mwiza cyane. Avuga amazina harimo inshuti ndahereye Auguste n'abavandimwe banjye Rukoza Janvier, aho muri hose umwaka mushya muhere.